ibitekerezo byanyu twagiye tubona bitandukanye mutubwira ibyo tugomba kubagezaho. Uyu munsi hari bimwe mu byo turi bugombe kubagezaho kugira ngo tubashe kubashimisha nk'abakunzi bacu. Uyu munsi rero turaganira ku bimenyetso bikwereka ko umukobwa ashaka ko muryamana. Muri kumwe nanjye Sandrine Kamera na mugenzi wanjye Dusenge Crenia. Tubaye ikaze mu kiganiro. Ibimenyetso bikwereka ko umukobwa ashaka ko muryamana ni ibimenyetso byinshi cyane. Hari ibimenyetso bishobora kwereka ko abishaka, hari n'ibimenyetso bikwereka ko ari muri mood. Ni byinshi cyane, ni byinshi aho byanditse aha ngaha ni byinshi cyane, ariko turabahereza mu etape. Hari ibikwereka ko abishaka, hari n'ibikwereka ko deja nyine yinjiye muri mood, sibyo? Ikimenyetso cya mbere kizakwereka nyine umukobwa kugira ngo ajye kukwereka ko ashaka ko muryamana nuko aba ari mu burumbuke n'iki ovulation. Ovulation no burumbuke. Urumva iyo ari mu burumbuke aho ngaho akwereka ko ashaka ko muryamana. Akwereka ubushake bwinshi bukwereka ko muryamana, ariko abishaka ko muryamana. Aha ngaho rero turakwereka ko ibimenyetso bikwereka ko abishaka mu nshuro ya mbere, hari naho bikwereka ko deja ari muri mood. Ikimenyetso cya mbere, yambara akajipo kagufi cyangwa ikanzu ngufi. Aza kureba yambaye akajipo kagufi cyangwa ikanzu ngufi. Akakwere nyine umukobwa iyo aje gusura umusore cyangwa aje kureba umusore bakundana cyangwa aje kureba umusore bamaze iminsi bumvikana, yambara, of course agomba kwambara nk'umuntu uri so classic, nk'umuntu nyine wiyubashye, nk'umuntu wigize, ariko iyo ahisemo kwambara ijipo ngufi cyangwa ikanzu ngufi, tuvuga ngufi wumve nyine kuri rwa rwego rukabije, urumva ntari yayindi igera ku mavi, ariko hari n'iziba zikabije. Hari mini, hari na mini mini kabisa. Hari mini yayindi kwereka ko hari icyo ashaka. Hahandi nawe umureba kavuga uti uyu mukobwa hari icyo ashaka. Urumva wenda mumaranye igihe mukundanye cyangwa se mumaranye igihe muvuganye, agashaka ko hari ikintu, hari indi step ashaka ko iba mu buzima bwanyu, akifuza ko yabaho, ariko akabikubwira indirect. Urumva kubera abakobwa bagira defu, abakobwa ntago bazi kuvuga nyine ikintu bashaka kijyanye nyine no kuryamana. Usibye no mu muco nyarwanda nta mukobwa wisabira, nta mukobwa ubivuga, umusore ugomba kubivuga. Rero niyo mpamvu we akoresha ibikorwa, ntabwo ashobora kuza kubwira ngo ndumva nshaka iki dukora ibi. We akoresha nyine ibintu nyine ibimenyetso gusa bishaka kwereka ko nyine ari muri iyo mood. Umukobwa rero nabasha, umukobwa ashobora kuba akambara ibintu byiyubashye, akaba yakambara ipantaro cyangwa se ikabutura, ashobora kuba yakambara icyo ashaka cyose. Urumva, ariko iyo ahisemo kwambara ijipo ngufi cyangwa se ikanzu ngufi cyangwa se ikabutura ngufi cyane, nituvuga ngufi wumve ngufi cyane, urumva aho ngaho aba afite icyo ashaka, sibyo? Niba afite icyo ashaka rero, nk'aba nk'umusore wumve ko hari icyo ashaka koko. Ubushize twaganiriye ku byo umuhungu ashobora gukora, umuhungu ashobora gukora akaba yakwereka ko ashaka muryamana. Uyu munsi rero turi kuvuga ku bakobwa, turi kuvuga ku byo twabereka kugira ngo umenye ko dushaka ko turyamana nawe. Ntabwo ari twese. Hari umukobwa ushobora akifata akavuga uti nta kintu nzakora kugeza igihe uno musore tuzashakana tukaba twabana mu rugo tugasezeranwa n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Ibyo turi kuvuga kuri babandi nyine bandi dushobora kwihangana. Hariho abifata, hariho n'abatabishobora kwifata. Rero turi kuvuga abadashobora kwifata. Aho ngaho rero aza yambaye nyine akajipo kagufi n'ikanzu ngufi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo muri kumwe mwicaranye mu rugo muri so like sinzi ukuntu nabivuga, mwisanzuranyeho, akurambika umutwe ku rutugu cyangwa se ku bibero, akuryamaho, aritetesha muri make, aritetesha, abari kuryamaho, ari gukora utuntu dutandukanye, abari mbese urumva muri icyo gihe ntashobora guteta kuri mama we cyangwa se papa we, aba yashobora guteta ku mukunzi we, akaba yateta akamuryama ku rutugu cyangwa se akamuryama ku bibero, ku bibero, ari kumusomagura buri kanya, akamubwira ibyo yiyumvamo, akamubwira akamukunda cyane, amarangamutima ye. Aho ngaho umukobwa uzamenye ko arashaka ko muryamana. Abamukoraho buri kanya,
umukobwa nakuryamaho adashaka ko muryamana arifata. Abakobwa ari ikintu dukunda kwihagararaho. Iyo twihagarariyeho tugafunga umwuka tukavuga uti uyu musore tugomba nta nubwo nta kintu kigomba kuba. Aho ngaho ushobora kumenya ko atabishaka. Ariko mu gihe yatinyutse kuza yambaye ijipo ngufi, icyo ni icyambere. Icya kabiri akaza akakurambika umutwe ku rutugu cyangwa se ku bibero, kagumya akakubwira amagambo ukuntu agumya akubwira ko agukunda, gukora ahantu hose ariko umukobwa utari muri mudu y'icyo gikorwa, umva uramutse nyine ikintu kimukwereka aragushihura ujya kumukora ntabwo bishaka, ntabwo ari byo ngibyo biba byanzanye, mbese aba afite amagambo. Ariko hari n'abigiza nkana akakubwira ko atari cyo cyamuzanye. Uwigiza nkana we arakubwira shawo nyine abafite langaje ziba zitandukanye. Aba naho ni igikurikira. Icya gatatu nyine ahora asaba gutaha. Aba yigiza nkana akakubwira uti ndashaka gutaha, ndataha mu isaha imwe, agashaka kukumvisha ko arabura isaha imwe kugira ngo igikorwa nyamukuru kibe, igikorwa yaje ashaka kibashe kuba. Isaha imwe nayo irashira, isaha imwe nayo irashira, yego. Ariko nyine aba ashaka kumvisha urumva mu isaha imwe ndataha, cyangwa se niwumva akubwiye ngo ndashaka gutaha, mbese wihutishe gahunda. Wihutishe, gira vuba vuba ibintu dusigaranye isaha imwe, ibintu bigomba kuba vuba. Avuga ati mana we aragiye aranshitse nyine. Cyangwa se urumva umukobwa niba ngiye gusura umusore ambwiranisha sigaje isaha imwe ndashaka gutaha. Aho ngaho ndashaka kumwumvisha ko premièrement hari nsigaranye umwanya munini w'isaha, isaha 60 n'iminota myinshi. Aprofite muri iyo saha. Na profite muri iyo saha. Niba da profita nakwame hanyuma nta isaha imwe nyine iyo ari umuhungu utari muri iyo gahunda nawe nta kintu babimubwiye. Ariko iyo ari umuhungu nawe wenda nawe hari urumva ibyo bikorwa byose twavuze mbere, yamuryamyeho yagize itara ku mukobwa nyine nawe yahinduye umubiri we. Urumva iyo yumvishe deja bamaze guhinduka, iyo yumvishe isaha imwe igiye gushira aravuga reka muri iyo bwabaga. Iyo yumvishe isaha imwe igiye gushira, icyo ni igikurikira, akubwira ko ashaka kuryama. Ariko nubwo ashaka kuryama ntago ashaka kukubanganira. Nyine ndi kuvuga umuhungu cya gihe ababona nyine umukobwa aramubwiye ngo nsigaranye isaha imwe gutaha. Umuhungu urumva bya bindi bya mbere twavuze, yamuryamyeho, yamukoreye utuntu twose, yamukozeho, kamera n'umuntu ufite umubiri. Urumva nawe hari uburyo nyine umubiri wahindutse. Urumva umuhungu rero nawe aba yagiye muri iyo mudu. Iyo yamaze kujya muri mudu akumva ko umukobwa asigaranye isaha imwe yo gutaha, umukobwa deja aba yamuteguje ko agiye gutaha. Umuhungu nyine nawe akora iyo bwabaga muri iyo saha. Hari umuhungu ushobora kwifunga akavuga uti reka mfunga umwuka uyu mukobwa atazabona ko ari cyo nshaka. Urumva nyine umuhungu wenda akavuga uti reka mbihereze indi minota ndebe ko ari bo y'iminota. Hanyuma umukobwa w'icyo ahitamo uti ndashaka kuryama ariko sinshaka kukubangamira. Yavuga ngo ndumva ndwaye umutwe, ndashaka kuryama ntago nshaka kukubangamira. Urumva ni nkubangamira reka mbe niryamiye gato, kagenda yajya no kuryama ugasanga aryamye nabi. Nyine urumva agiye kuryama arakomeza kuguhamagara, akomeze kwifuza ko mukomeza urumva ari bugere mu buriri, ukomeze kumureba. Aragera mu buriri akomeze kuguhamagara ati se atangire kukubaza kandi uzakuryameho, atangiye gukoraho twa tuntu twose nyine, aryame nabi, yambaye mini. Urumva yambaye mini, yakurambitseho umutwe, ari kukubwira ko ashaka gutaha, wanze kubyumva, ari kukubwira ko ashaka kuryama, ashaka kuruhuka, ararwaye umutwe, akeneye kumuba hafi. Hari n'abakubeshya ngo arwaye igifungo n'umusangiye mu cyumba. Yakumva byose utari kubyumva akakubwira ko yibagiye gufunga ibipesu by'ishati. Ibyo akubwira ko byose byari. Icyo ni ikindi kimenyetso. Urumva arakubwira uti urumva yageze mu buriri. Already yageze mu buriri. Urukumva arimo arakubwira uti ndashaka kuryama ariko sinshaka kukubangamira. Niyo wumva ko udashaka kumujoyininga arafungura ibipesu by'ishati. Narangiza akubwira uti nibagiye gufunga ibipesu by'ishati, akubwira ishati ntabwo inkira nayo irifungura, narabyibushye.
cyangwa iyi shati ira discipline urumva nyine arakubwira ko iyi shati urumva ibipesi nyine byanze gufungika cyangwa se biri kwifungura niko ishati imeze kandi niwe wayifunguye ariko ari amashati abaho nyine hari amashati yifungura ariko kuvuga no arahari n'amapantaro Sandrine hari amashati yifungura ikigero babibukuye ariko wambaye sitari yawe ngiye hariyo ukitankira utange rero uyitange oya sikitankira nyine ifite ikibazo muri fermeture uzazikoresha ubwo nawe kuko umuntu ashaka guhita gukeka amababa ntabwo ari ibyo mba nshaka niyo nabishaka sinabikwereka urumva nyine avuga ko ibipesi by'ishati bidafungika akakumvisha uburyo nyine like patrine yiwe cyangwa se ibituza bye birarangaye kubera kubw'impamvu atashatse cyangwa se akanakubwira ko ashyushye uvuga ko handi kumva hashyushye ndashaka gufungura ibipesi akabifungura ntabwo ari kubwira ibintu yateguye abakwisanzuyeho mukundana abakwisanzuye aba yumva nyine abakwisangaho yumva nyine ikintu cyose yakora cyakubangamira ugasanga arakubwira ngo harashyushye ndashaka gukuramo ishati akaba yayikuramo cyangwa se hariho n'abakobwa agera aho ngaho ati ndashaka akambara imyenda yawe yego akakubwira ngo ndumva nshaka ngo utwenda kuba free kuba relaxe utwenda turi kumbangamira none ndashaka akagenda akambara iyawe urumva ibintu twagiye tuvuga ni etape par etape abanza aje yambaye akajipo yambaye akajipo ntubashe kubibaririza akurambitseho umutwe yambaye kakajipo akurambitseho umutwe cyangwa se ku rutugu cyangwa se ku bibero hashoboka abonye ko nabyo utari kubyitaho uri guhaguruka wenda je sais pas quoi uri gukora ibiki n'ibiki akubwiye ko ashaka gutaha hasigaye isaha imwe cyangwa se iminota nabyo nturi kubyumva akubwiye ko ashaka kuryama ariko adashaka kukubangamira ni ukuvuga ngo mbaye nshaka kuryama ariko ntashaka kukubangamira ni ukuvuga ngo niba udashaka kuryamana nanjye tugume muri salo ariko niba bitakubangamiye tujye kuryamana tugende kuryamana aho ngaho naho niba utabyumvise ari bukubwire ko hashyushye afungura ibipesi bakubwire ko ishati itabasha gufungika hanyuma yaho rero ikindi agusaba ko mubyinana indirimbo ibyo byose wabyirengagije mwicaye muri salo nta muntu ushaka gukora akubwiye ko ashaka kubyinana nawe indirimbo akunda agusabye kuyimushyiriramo cyane cyane ituje igenda gake urumva nyine ari bugukoreshe bya bintu wumva utaruri ready yabyo ariko icyo gihe bijyana no kugera kuri etape mungu deja nawe kereka atari normal oya hari umutipe ashobora kwikomeza nkubwire Claire ashobora kwikomeza ariko nawe hari impinduka ziba zamara hari change ntabwo navuga ngo ni impinduka hari umusore uba udashaka atariyo target yiwe aho hose akaba yabasha kwifunga urumva akavuga utaha hose ndifunze kugira ngo uyu mukobwa azabone ko ndi serious uremera ko hari aho abantu bavuga ngo niba ubanje kuryamana n'umukunzi wawe bishobora kubabuza kugira urukundo nyarwo cyangwa se niba ubanje kuryamana n'umukunzi wawe muzagira urukundo nyarwo urabyemera hari abantu rero bagira izo pensées zitandukanye rero aho ngaho ashobora kwifunga akakureka ukazagaruka n'ubutaha ugakora ibyo bintu the same thing ariko akifunga sibyo ari naho adashobora kwifunga bikarangira cya cyifuzo waje uzanye mu rugo rw'uwo musore kikaba urabyemera hari n'igihe ashobora kubona ibyo bintu byose akavuga se umukobwa arashaka iki nawe akagutwara nabi akabona ko harimo no kurengera akavuga bikaba byamukura nawe bikaba byatuma mudakomeza nyine uwo mubano wanyu nawe hari umutipe ari post nasomye nijoro umutipe yabwiye umukobwa ati nabashije kugutereta mu mezi 7 ubasha kuba wanyiha wese tubasha kuba twaryamana tubasha kuba twakora icyo nshaka cyose mu mezi 7 ni ukuvuga ngo nakubonye byoroshye niki kimbwira ko undi musore aje atakubona byoroshye yes urumva rero abantu baratandukanye hari ushobora kumva ko ni urukundo rwatumye bikora
hari n'ushobora kumva ko uri wa mukobwa woroshye kubona, ariko nanjye ndumva umukobwa wagiye gukora utwo tuntu twose ibyo bintu byose ntago aba yoroshye, oya tureke no mu mezi 7 ubundi umukobwa hari ukuntu uripfana urumva ukihagararaho ukihangana niba niki ugataha sibyo, ariko ugiye gukora utwo tuntu twose ngiye ndumva uwo mukobwa batoroshye ku buryo n'umuhungu nyine ubasha gushyira mu gaciro nyine yareba akavuga ati umukobwa agashyiraho akabazo birumvikana ntago uwo mukobwa ntago biba byoroshye guhita umugira icyizere ko mwabana cyangwa se mwakomeza umubano. Yego birumvikana urumva ari bon urabona ko buri muntu wese abashije kumubona yamuprofita. hari uwo Kreni, hari ushobora kuza akagutereta sibyo, akagutereta mu gihe gito cyane akahita muryamana mukahita mukora umukobwa no I mean umuhungu aje gutereta umukobwa icyo ashaka cyose akahita agibona, ariko wowe nk'umukobwa uko bakimuhaye nk'uko abanyumvisemo kumukunda sibyo, ariko hari na hahandi wa wundi aba yoroshye koko uwaguyeho wese byoroshye kumufatisha. Rero biragoye kuba wabona umukobwa uri serious, umukobwa uri so serious, umukobwa uri serious ngiye ntekereza ko barahari umukobwa uri serious araza aritonda, nta ibyo byose twavuze ruguru ntago bimubonaho, anihagararaho anaguca amazi. Noneho umukobwa uranamubwira uti niyo byaba byabaye ubundi umukobwa utari muri arakubwira ntago ari cyo cyaduhuje, tegereza igihe nyacyo kizagera. Yego cyane wihuta wikwarura ibitarashya urumva nyine ntagashaka nyine niyo byaba, ariko ni umuhungu wabigizemo uruhare ntago ari umukobwa wabigizemo uruhare. Uwo mukobwa wabigizemo uruhare urumva hari umukobwa ntago turwanyije ko bitaba, hari zabaho bikaba ari urukundo nyarwo, ari urukundo kandi nanone atari wowe waprovotse amarangamutima y'umuhungu. Yego ari umuhungu we wakweretse nyine ushaka kuba yakweretse nyine ashaka kuba yagushyize muri iyo nawe hari ukuntu uri muri mudu ariko umuhungu akabigufashamo, ariko nanone wowe ubwawe witereteye. reka mbwira umusore kugira ngo umenye umukobwa uri serious, fata muri iki gihe abakobwa turi so materialistic. Rero ikintu ngiye nagira abahungu inama, ngenda umukobwa kugira ngo nzamenye ko unkunda nuko mu Kinyarwanda you keep on insisting, komeza uhatirize, komeza ukurikire icyo ushaka kugeraho. Ukumva niba navuze uti Krenia ni umukobwa mwiza, ni umukobwa usa gutya na gutya, wenda yujuje physically yujuje ibyo nshaka, reka mukurikirane sibyo, nkomeze kuba nakomezanya nawe, nkomeze umva mpatirize ne gucika intege, yakwima icyo ari cyo cyose, urumva urakomeza ukomeze aho kugira ngo ucike intege, ukomeze kuba wamusaba urukundo. Urukumva hari babandi abatipe b'iki gihe nabo two kuvuga abakobwa gusa bashaka ibintu, bashaka amafaranga, bashaka inzu, bashaka iki. Hari abahungu bagendeye ku byo bafite, hari abahungu bakunda abakobwa bagendeye ku kazi bafite, bagendeye ku mafaranga, bagendeye kuri famille. Hari wa muhungu niba utemeye ko muryamana mu gihe cy'ukwezi kumwe mumaze muvugana akahita yigendera. Ni ukuvuga ngo uwo muhungu ntago aba ari seri. Mbwira umuhungu ushobora kumara amezi 6 yihanganye araho ategereje, atarakubwira ibintu byerekeranye no kuryamana, ariko barahari kandi abari seriye cyane, barahari. Uwo ngo abari umuhungu nyine ufite gahunda, ufite intego. Thank you. Abahari barahari cyane, barahari akabasha yashobora kuba yamara amezi 6 akavuga uti uriya mukobwa ndamukunda, ntabwo mushakaho kuba ari physical appearance, icyo nshaka ni urukundo, icyo nshaka ni afite muri we. Yanabikubwira yabona nta gitekerezo ufite kuri byo akakureka akaguha amahoro, ariko hari na wa wundi mubipfa mugashwana akagumya kensista mbese buri kanya
kubera ko nicyo ashaka nicyo kimugenza cyane rwose. Keni ni byinshi bikwereka ko umukobwa ashaka ko muryamana, ariko hano hari ibindi bikwereka ko umukobwa koko yinjiye muri mood, yabashije kuba amaraso ye yakururanye n'ayawe cyangwa se yashyushye kugira ngo yinjire muri mood. Hari kuba kumira amazi, kuba yaba akaba nervose, akaba adafite icyo kuvuga, ameze gutya na gutya, ajijinganya ibyo ari kuvuga, atazi icyo ari kuvuga, nyine ukumva ntari kurasa ku ntego, ari kujya indimi. Ikindi gutukura amaso, abasha gutukura amaso nk'uko abahungu batukura amaso, n'umukobwa nawe atukura amaso, ukabona ko nyine hari ikintu cyahindutse kuri we, amaso yatukuye ukavuga ati si umukobwa afashe iki muri aka kanya twari turi kumwe cyane. Hari koroha agacika intege, umukobwa iyo yoroshye agacika. Urumva ubundi hari ikintu tutavuze, sinzi niba twakivuze, iyo umukobwa ashaka ko muryamana abishaka cyane mu mubiri yumva abishaka, ni ukuba ageze mu gihe cy'uburumbuke. Akenshi aba ageze mu gihe cy'uburumbuke, rero ahangaha atangira koroha agacika intege cyane cyane. Ariko iyo ntago ari ku bantu bose, kuri wa muntu nyine bakundana, wa muntu nyine akunda, wa muntu bakundana of course, iyo amugezeho abura imbaraga. Ntago bivuze ngo umuhungu wese agezeho ngo yacika intege, oya, wa wundi bakundana arumva yumvamo kuri wa muntu akunda, hari ukuntu mukoraho ku misatsi akumva acitse intege, baganira umukobwa akumva acitse intege, akumva hari ukuntu ari kumukurura. Hari kuribwa mu nda, yego umukobwa aribwa mu nda cyangwa akaribwa umugongo. Simbizi, nabibonye kuri internet. Hari website nabibonye ku isimbi.rwa. Nakoze ubushakashatsi gusa kuribwa mu nda nabyo birimo. Muri bamwe wabajije hari abakubwiye ko baribwa mu nda. Oya ntago nabajije, ngiye nabikuye kuri internet. Hari kuribwa mu nda cyangwa se kuribwa umugongo. Aho ngaho ni icyerekana ko uwo mukobwa afite ubushake bwo kuba mwaryamana. Hari kubyimba amabere cyangwa se agakomera cyangwa se agashinga, akumva amabere aramurya, akumva ari kokera. Ntabwo mbizi. Oya nyine nabikuye kuri internet. Urumva hari kubyimba amabere, gukomera cyangwa se agashinga, akumva aramurya, ariko niba ibyo byose niba yabyimbye, none se we nta muntu murahura? Ngewe amabere anjye kuri we n'ibyo bimenyetso byose bikubaho. Ntabwo ari ibintu byo kuvugira kuri kamera, none ariko iyo andiye ngeze mu gihe cy'uburumbuke, ngiye kujya muri kwa kwezi, reka nkubwize ukuri, ngiye muri kwa kwezi, n'ubundi nta kindi gihe andya abasha kundya. Mubwize ukuri. Ibyo tubireke, gutosa umwenda w'imbere, oya ibyo tubisimbuke. Nyine ubwo uratoha ukabasha gutoha. Sinzi ko wabimenya ko watose nk'umuhungu, nk'umusore, sinzi ko wabimenya ku mwenda w'imbere w'umukobwa watose, ariko nyine nabona niyumva umwenda w'imbere watose, kimwe mu bimenyetso bizamugaragariza ko yumva yashatse. Nkuko twabivuze ku musore yuko mu ipantaro birajagura. Ni ibyo ngibyo twabashije kubategurira ibimenyetso bikwereka ko umukobwa ashaka ko muryamana. Hari ibimenyetso bikwereka ko ashaka ko muryamana aje abyiteguye, hari n'ibindi bikwereka ko deja yinjiye muri mood, abura imbaraga, intege, ari kumira amazi, ari nervose, yacitse intege, ari kuribwa mu nda cyangwa umugongo, ari kubyimba. Tubyihorere, umva nyine. Ariko nyine abafite ibyumviro kuri wowe, ibimenyetso byo birahari. Ibyo bya nyuma byo nyine uba wamukuruye, kubera nyine aragukunda, ari ujya kwiyumvamo. Full stop. Ibyo ni bimwe twabateguriye mu bimenyetso bikwereka ko umukobwa ashaka ko muryamana, sibyo? Ni byinshi bitandukanye. Ubushize twababwiye iby'umuhungu akwereka ko ashaka ko muryamana. Abahungu bari bareklamye cyane bavuga uti abahungu ni gute tubazi, ni gute dushobora kubavuga. Twavuze rero n'abakobwa uyu munsi, abakobwa ngaba twabavuze, mwarakoze ku bitekerezo byanyu, ku ma likes ndetse n'ama views yanyu. Turabashimira cyane kubw'urukundo mutugaragariza. Ni ukuri nimwe mutuma tukomeza gukora, nimwe mu rukundo rwanyu, likes, shares
ndetse n'ibitekerezo byanyu abari hirya no hino mu Rwanda muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Imana ikomeze kubana namwe tubifuriza ibihe byiza, dukomeza kubashishikariza gukora subscribe, likes, share ndetse na comments. Mwari kumwe nanjye Sandrine Kanela na mugenzi wanjye na Dusenge Claire. Ikiganiro cyari ku bimenyetso bikwereka ko umukobwa ashaka kumuryamana, bikwereka ko dushaka ko yakwiyumvishemo, ko twakwiyumvisemo. Murakoze, mugire ibihe byiza. Cheetah Magic.